uraza gukunda ababyeyi bawe, uraza kumenya agaciro k'umubyeyi n'urukundo agukunda nyuma y'uko twumvise iyi nkuru. Menya byinshi ku bibera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano buri cyumweru. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe nonaha. Niba utarabikora ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu buri cyumweru. Ikaze. Nitwa Samuel Mugisha. Iyi ni inkuru y'igikomangoma Prince Al-Walid wamenyekanye cyane nka The Sleeping Prince, igikomangoma gisinziriye. Mu 2005 Prince Al-Walid yari urubyiruko rw'imyaka 15. Yari afite icyizere cy'ejo hazaza. Icyo gihe akaba yarigaga amasomo y'ibya gisirikare mu kigo cya gisirikare giherereye mu Bwongereza. Yari ameze nk'undi wese uri mu mabyiruka, ubwiyemezi, inzozi n'ibyo yifuza kuzageraho. Ubuzima bwe bwari byishimo nk'abandi. Umunsi umwe twese tudahitamo wari umutegereje. Wari umunsi umwe wahindutse ibyago ku buzima bwe, ndetse uhindura ubuzima uko bwakabaye bwose bw'umuryango we bitavugwa. Impanuka yakoze y'imodoka. Mu mpanuka yakoreye mu modoka benshi tunifuza cyane gutunga, yamusigiye igikomere cyane ku bwonko ku buryo yaguye muri koma. Abaganga bapimye ubuzima bwe n'amahirwe yo gukira, gusa bazana inkuru mbi. Mubishaka mukabyemera twarangiza ubuzima bwe mu mahoro atanyuze mu buribwe, kuko ntazakira rwose, niko babwiye umuryango we. Ubwo kwari ukumuhotora nyine, nibyo bashakaga. Benshi mu badukurikiye n'ababibonye icyo gihe babaga bakwemera ubwo busabe. Dutangira twavuze ko nidusoza iki kiganiro urukundo ukunda umubyeyi wawe ruraba rwikubye nka kabiri. Papa we yaratunguranye cyane. Iki gihe yagumanye icyizere akomeye ku buryo byatunguye abaganga na rubanda muri rusange. Yaravuze ati, niba koko Imana yashakaga ko apfa azize impanuka, yakabaye yapfuye kare ari mu gituro. Byasaga n'ubusazi, gusa yizeye Imana, yizera mu bitangaza. Hafi mu 10 by'imyaka Prince Al-Walid yagumye aho aryamye ari muri koma ubutanyeganyega. Kuba akiri muzima nubwo yari ameze gutyo nibyo byahagase umubyara igihamya ko azarokoka rimwe. Yari amaze imyaka myinshi ari mu byuma bimwongerera umwuka, ku buryo no kurya bamucumikaga amatiyo mu nda. Ubuzima bwe bwari bushingiye ku baganga bamwitagaho buri munsi. Icyo gihe abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga batangajwe n'ibyabereka mu bitaro yari aryamyemo. Ni gute umuryango wakwemera guca mu bihe nk'ibi imyaka n'imyaka indi yisukiranya, bakabaho bikoreye uwo umutwaro nk'uriya? Igisubizo cyari cyihishe mu rukundo na rukuruzi idasibama iri hagati y'umubyeyi n'umwana we. Aho ni naho isomo ryacu ry'uyu munsi rishingiye. Urukundo rw'umubyeyi nta mupaka rugira. Ese wowe ubakunda urukundo bakwiriye? Ni imbaraga z'urukundo zituma uca mu mwijima imyaka myinshi bakakunambaho birinda gutakaza uwabo burundu. Iyo urwaye umuryango wawe ni ukunambaho, aho benshi bari kwinuba birukanka umuryango wawe n'ubundi. Iryo jambo naribwiye na papa wanjye umbyara, Imana imuhereza umugisha. Wowe ukunda ababyeyi bawe kuri uruhe rugero? Ibyo byabaye aho, gusa umunsi umwe n'ubundi wari kuzaba umwe. Byasaga nk'abategereje n'ubundi bya bindi twese tuba tutiteze. Rimwe na rimwe intoki z'umwana zaranyeganyegaga. Rimwe na rimwe kandi hari nubwo umutwe we winyeganyezaga, ariko bitagizwemo uruhare n'umwana kuko yari ari muri koma. Abaganga bavugaga ko ibyo bitari ibimenyetso byo gukira burundu, ariko nanone byari ibihamya bihagije. Byari bihagije ngo byongere ikibatsi cy'umuriro w'icyizere wakaga mu mutima w'umubyeyi we wifuzaga ko umwana we akira. Umuryango we uko byabaga, icyizere cyawo cyarazamukaga cyane bitavugwa. Icyizere ko hakiri ubuzima. Niyo twaba turi guca mu bihe bigoye, ubugingo bw'umuntu n'urukundo rumuzengurutse bizabona umwanya mu bitangaza bito bishobora kuzaba. Babyizeye gutyo bazakomeza bizere. Mu kwa karindwi mu 2025, mu kwa karindwi mu mwaka wa 2025, ejo bundi, igihe nta mugenga w'igihubaho, ku tariki 19 z'ukwa karindwi mu 2025, hari hafi y'imyaka 20 igikomangoma Prince Al-Walid
gisinziriye by'iteka kiri muri koma. Ababyeyi bacyo bari bizeye gukira kwacyo. Byarashize arapfa. Yapfuye afite imyaka 36. Imyaka 21 yose ari muri koma, ababyeyi be barwana n'uwo mutwaro. Nusubiza amaso inyuma ku bakibafite, urasanga nawe ababyeyi bawe ntako batagira ngo bitange ibitambo runaka byinshi ku bwawe. Urupfu rwe rwababaje benshi cyane, rwashize iherezo ku nkuru yari yaratunguye abantu benshi cyane hano ku isi. Ikiriyo cyo kumwerekeza cyabaye inyuma y'umunsi umwe apfuye i Riyadh. Ubundi baherekeza umuhungu w'umwami wamaze igice kinini cy'imyaka ye muri koma kuruta icyo yabubayemo. Iyi ni inkuru ya nyayo koko. Ni inkuru yerekana imbaraga z'icyizere mu buzima no kwihangana. Ni inkuru igaragaza neza ibitambo na kuri wajya kubera urukundo. Igihamya cy'ubuzima ko bushoboka nubwo ubwenge bwaba budakora. Inkuru itwigisha icyo ubuzima ari cyo ndetse ko ntawe usezerana nabwo. Inkuru yerekana ukutava ku bintu kw'ikiremwa muntu. Ikimenyetso cy'ibibazo bikomeye umuryango uba ushobora gucamo mu izina ry'urukundo. Ese wizera umuryango wawe? Ukunda umuryango wawe ku rugero rungana iki? Isomo ryacu rya nyuma: ubuzima ni bwiza ariko nanone ntawe bumenya. Ishimire buri segonda ubayeho, buri munsi uri muzima. Ntuzigere na rimwe utesha agaciro imbaraga z'urukundo no kurwitaho. Ntuzigere na rimwe wibagirwa bariya bakwitaho. Ni amagambo. Mwakoze kudukurikira, turasoje. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho n'amasomo y'ubuzima, tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe wakunze ikiganiro, manuka munsi y'iyi video ukore subscribe niba utarabikora. Andika ijambo rigira riti duhereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubahereza ibiganiro byinshi. Ntibagirwe guhereza ikiganiro like, unagisangiza abandi kibashe kugera kuri benshi. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwebwe mushyigikira, naho ubutaha.